abakunzi bacu bakuri Jane and Bertrand Show aho muherereye hose impande z'isi zitandukanye reka duhere mu Bubiligi aho mu Bubiligi turabasuje cyane kandi turabakunda cyane muri Canada turabakunda cyane kandi nukuri mu byumve hari abakunzi benshi cyane bacu mu Bufaransa namwe turabakunda hari abakunzi bacu benshi muri Australia turabakunda hari abakunzi bacu benshi muri Sweden hari abakunzi bacu benshi turabakunda tukaza tukimanukira tukaza muri Afrika muri Tanzania turabakunda cyane namwe hari abakunzi bacu benshi cyane turabibona mu Bugande namwe murahari turabasuhuje mu Burundi namwe nuko muri Kongo namwe nuko tukizira nibagiye muri Malawi no Arabia Saudite namwe nuko hari abakunzi bacu benshi cyane kandi n'ingirakamaro hakaza no mu Rwanda rero iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru nukuri ni iby'agaciro cyane icyo tubashimiye mukora subscribe share comment aho birimo kuva ni hanini naho birimo kugera naho ni hanini nukuri turabashimiye cyane kudo chapeau nukuri ntibyumve rero nkuko mubizi iyo tugiye gutangira ikiganiro cyacu turabanza tugasenga tukiragiza Imana kuko Imana ni byose Uwiteka Imana igira neza Imana ikomeye nyaguhora ku ngoma Imana ivuga bikaba Imana itegeka bigakomera turagushima Imana nukwitwereza kino kiganiro ube Alpha na Omega twetse abakunzi bacu Mana ubaho umugisha kandi uhaze kwifuza kwabo twetse n'abatwanga bose Mana nabo baho umugisha uhaze kwifuza kwabo kandi bahindure ku buryo bazadukunda bakomeze bane natwe rero dusenge ibyifuzo byacu byose Mana n'ibyo abakunzi bacu twese turabisengeye kandi tuzi ko Mana ujye kubikora urakoze kubyumvisha kandi kubikoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen bakunzi bacu rero ubu murimo kwibaza ngo ngiye gukora planka kwera nicaye nyine iyo mubonye nicaye nyine mavuga ngo ngiye gukora planka ntacyo bibatera amatsiko ku buryo muhita munkurikira ahubwo mwumva nicyo nshaka gukora bamwe bati bagiye gukora planka abandi ati asanga ari anniversaire agiye kumutungura abandi ati ni byinshi murimo kwibaza yisaha ariko nanjye ndahari kugira ngo mbabwire ikintu nshaka kugira nshaka kubagezaho rero tumaze gusenga ndabyumva ibitekerezo byanyu bimaze kuba byinshi ariko reka mbabwire mabona iki gitabo ni Bible ni Bibiliya yera wongeraho yera cyo kuganira ku ijambo ritoya ariko n'umuntu agira n'inama n'abantu cyane cyane mu ngo twibanda mu ngo cyane kuko shitani ariho hantu ateye imyambi cyane niho hari umugisha kandi na shitani naho niho abashaka kuvuritsiriza umugisha w'abantu reka dusome mu gitabo muri Zaburi ibice 149 guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa 3 aravuga ngo muririmbire Uwiteka indirimbo nshya muririmbire ishimwe rye mu iteraniro ry'abakunzi be ubwoko bw'Abisirayeli bunezererwe umuremyi wabwo abana b'i Siyoni bishimira umwami wabo bashimisha izina rye imbyino bamuririmbishirize ishimwe batambira ishako batengerera inanga amen mu by'ukuri ikintu ushaka ko tuvugaho narimbanjije kubanza gusoma ijambo ry'Imana kuko ibintu byose tubanza ijambo ry'Imana hari ikintu nshaka kubanza kuvugaho mu by'ukuri namaze kumenya ko shitani ari mu mugambi w'Imana nubwo ari shitani ari mu mugambi w'Imana mushobora kuvuga gutyo mukavuga ngo ndayobye cyangwa se ndatandukira iki ntabwo ntandukira iki kuko impamvu shitani ari mu mugambi w'Imana niba umuntu ukugirira nabi dusaba kumwihanganira niba umuntu ukugirira nabi bivuga ko ari mu mugambi w'Imana iyo nabi iva ku mwanzi kuko turabizi ko ikibi cyose kiva ku mwanzi sibyo kiva ku mwanzi niba umuntu rero akugirira nabi ukabona wenda tuvuge arakugerageza ukihangana dusabwe kumwihanganira dusabwe no guhita tumubabarira ikintu rero ngendeye kuri ibi bintu mpamuvuze iri jambo nuko ejo bundi hari ibintu
abantu bakunda kuvugaho. Bakavuga ati niba wenda tuvuge umugore n'umugabo barabana mu rugo, barabana nta kibazo bafite, tumaze kumva ko shitani ari ahantu yinjirira, ariko n'Imana nayo ishyigikira urugo rwabo. Niba shitani ari ahantu yinjirira, Imana nayo iraza igashyigikira. Mu by'ukuri ndashaka kugira ngo tumenye noneho shitani. Twarize cyane, twarize abantu ati tumenye Imana, none ngenda ndashaka kugira ngo tumenye shitani. Nitumenya shitani turamenya n'uburyo akora. Nitumenya uburyo akora azageza twamumenye. Naza twamumenye tuzajya tubyitegura. Nk'urugero rwa hafi, niba umugore n'umugabo babana mu rugo hakazamo ikibazo runaka, hakazamo ama conflict, wishakira kure uvuga ati ngo ni ingeso, uvuga ati ngo ni ibiki, no, jya ku mavi usenge. Shitani aba yaje direct mu rugo rwanyu. Ikindi, Satani yurira ku kantu gato cyane musuzugura, umuntu yasuzugura, nyamara ku kantu gatoya kazabyara ikintu kirekire cyane, kinini cyane. Niyo mpamvu mu buzima niba hajemo ikintu, habayemo conflict, Satani ahera mu rugo. Iyo byanze, iyo mwese umugore n'umugabo mufite kwizera cyangwa se mufite guhamya icyo mwamenye cyangwa uwo mwamenye, shitani ahita yimuka akajya mu bana. Umwana wawe naba iki n'icyo ukabona arahindutse, wivuga ko yananiranye, wivuga ko bimeze gukina gutya, shitani tayari aba yatatse, kuko mwebwe aba yababuze nk'ababyeyi, akahita yataka shitani. Icyo dukora ni ukujya ku mavi tukabasengera. Ndabizi hari urugo rumwe, umwana wabo yigeze kugira ikibazo, nzi n'umuntu wabinganirijeho, agize ikibazo baramwanga mu muryango, famiye iramwanga, iravuga ati oya urananiranye gukina gutya. Kubera iki? Ntabwo bari bizeraga, bumvaga ko ibintu, mbese niba utajyanye umwana wenda ngo bamusengere utabanje kumenya ikintu kimuhiga, shitani yinjiye direct ku kanya. Ariko yinjiye ntuzi shitani, uwo shitani ntuzi uko akora. Ashobora kuza mu buryo bwinshi, ariko kuba dusenga, kuba tuzi Imana, kuba tuzi na shitani tumuzi, tumenye uko akora, araza umuntu agatangira akavuga ati yananiranye, yagize uti. Ubwo bigeze aho ngaho bamwanga mu muryango. Bamaze kumwanga, ikintu cyabayeho, nyina w'umwana niwe wasengaga wenyine, naho papa we ntiyasengaga. Papa we yagize ute, yakomeje kuvuga ati nta kigenda, umwana yananiranye, bamujyana iwawa, bagira ute, umva umwana bivuga ngo yananiranye. Nyina icyo yakoze niki, ajya ku mavi arasenga. Nyina kuko yarazi shitani wari we, yaramenye shitani, akamenya nuko akora, akamenya na Kristo, we yakoze iki, yagiye ku mavi arasenga, avuga ati nubwo bimeze kuriya, oya shitani niwe wagize ute, niwe byose birimo. Urumva yabanje kujya mu umugabo we ibintu byo gusenga ntabwo abimubwira, ntiwabimubwira na gato. Ifata n'umwana, kubera uburangare ifata n'umwana, umwana nawe bigenda gutyo. Isaka atangira kugira ngo bya bindi bisanzwe, ni ibyo kunanirana bisanzwe, nyamara ni shitani we wamwatatse. Shitani ntabwo afata umuntu ngo amushyiremo amadayimoni gusa, ngo ubone umuntu yarwaye amadayimoni kwa kundi, no. Shitani afata umuntu akamukoresha n'ibyo byose abantu bita ngo umuntu yananiranye, kugira ngo amuteshe umurongo. Nyamara iyo uri ku Mana neza, urasenga kandi bikagenda neza. Mu by'ukuri hari ikindi kintu navugaho, hari igihe tugira kwizera guke, birashoboka turi mu mubiri, twambaye umubiri n'amaraso, agiye tugira kwizera guke, ariko twajya nko gusenga, turimo kwiga, tukumva kwizera kuragarutse kwinshi cyane, ariko twamara tukiri muri uwo mwanya wo gusenga, tukumva ntabwo tuzongera gusubira inyuma na gato. Ariko twamara kuva muri icyo cyumba cyangwa aho hantu turimo gusengera, tugahita dusubira hasi. Ese wabuze impamvu? Nuko utazi shitani uko akora. Iyo aba tuzi shitani uko akora, twakamwirinze mu buryo bwose. Ushobora kuba udafite imbaraga, ntabwo wamenya shitani uko akora udafite imbaraga. Ugomba kubanza kwambara imbaraga za Kristo, ukamenya na shitani uko akora, naho aturuka n'ikiba kimuzanye icyo ari cyo, kuko shitani abaje gusenya gusa. Ikintu navuga, niba umuntu, turi abantu twese twambaye inyama n'amaraso, tumenye aho turaterwa. Shitani aburiye mu bana,
ugasanga famiye irasenga, niyo navugaga bwa mbere, famiye isenga nyine, shitani yarababuze agafata ku bana, abana nabo ikababura, ihita ijya mu baturanyi. Iyo igeze mu baturanyi mukamenya ko shitani noneho ariho yagiye, kuko mubimenya gute? Abaturanyi batangira kuza, mugatangira kugirana ibibazo, nyamara nta kibazo mufitanye, ubundi uzi ko nta kibazo mufitanye, ariko bagatangira gucreatinga ibibazo, ugasanga nyamara shitani niho hantu noneho yinjiriye, kuko yarababuze mu rugo rwanyu, mwamwirukanye mu rugo rwanyu, yagiye ntashobora guhurira namwe. Ariko nubwo ajya mu baturanyi, aho abari hafi aho ngaho kugira ngo arekereze, kugira ngo arebe ko haza ikindi kibazo mu rugo, yongere azemo. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo duhore twizera, duhore dusenga, ibintu byose bibe nkaho birimo kuba, mbese udukore nk'abazapfejo, dukorere Imana nk'abazapfejo. Iyo yagiye mu baturanyi, ukamenya ko ari shitani wagiyemo, nabo urabasengera, ukabasengera ku buryo ibintu birangira nta kibazo. Icyo gihe yavuye ku baturanyi bigenda gute? Ahita ajya mu bantu bo mu kazi, abo mukorana nabo yajyayo, kuba uzi ko ari shitani urimo kujyayo, wowe ubizi. Icyo ukora ni iki? Urakomeza ugasenga, ukabisengera, ukabona ku kazi bya bindi abantu mukorana bashakaga kukugira nabi ntibabigezeho, aho ugasanga nibo baje kugusaba imbabazi. Icyo gihe shitani ntabwo aba havuye, ava aho ngaho akajya wenda nko ku mukoresha wawe cyangwa boss wawe, wenda akamurimanganya, akagira ute, ugasanga naho urahafitwe. Iyo witwaye neza muri ibyo bintu, ntavuye mu rugo, avuye mu rugo kuri mwebwe, avuye ku bana, avuye ku baturanyi, avuye kuki, ageze no kuri boss wawe, na boss wawe nawe kubera ko uzi ko ari shitani urimo gukora icyo kintu, nawe aramuvaho kubera ko wasenze. Namara kumuvaho arataka ku kindi kintu. Yataka ku kindi kintu, wowe ubwawe ni wowe uba ufite ikintu cyo kwizera. Mu by'ukuri turi mu rugendo rujya mu ijuru, kandi ntabwo biba ni ikintu kiba gikomeye cyane, ni ikintu kiba gikomeye, kuko burya ibaze kubabarira umuntu atiriwe gusaba imbabazi, nibyo dutegetswe, kuko nibyo dutegetswe twe kwamenye Kristo, ukababarira umuntu atigeze gusaba imbabazi. Icyo nshaka kuvuga rero ni kimwe, reka nsubire muri rwa rugo. Ubwo ni urugo rw'intuza rw'abantu bumvira Imana. Reka njye ku rugo rw'abantu, umugabo wenda batumvira Imana, umugore aba yumvira Imana. Aho hantu bikunda gucanga abantu, niho hantu hakunda gucangacanga abantu, ugasanga umugabo ntiyumvira Imana ariko umugore yumvira Imana. Shitani yaje mu mugabo, ni hahandi usanga iyo bitabaye Imana gusa, niwe ubona havutsemo amadivorce, havutsemo ibintu byo kwicana, havutsemo ibintu by'amarozi, havutsemo ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko iyo muzi Imana, ikintu mukora, urasenga, ugasengera uwo mubana, kuko hari icyo wamenye wataramenya, igihe cy'ubura ntikiragera, ukamusengera, Imana ikaguha ubwirinzi, Imana ikaguha buri kimwe cyose, ikaguha intwaro yo kwihangana, kuko biragoye inshuti yanjye kubana n'umuntu ukabona arakunaniza, biragoye cyane. Ariko Imana tuzi ko ishobora ibintu byose. Iyo bimaze kugenda gutyo, Imana nayo iramufata, igafata wa mugabo, kubera iba yabonye, nabwo ntabwo ipfa kubikora gusa, iba yabonye kwizera kwawe, iba yabonye ukuntu wayinambyeho, iba yabonye ukuntu ishyaka ufite mu murimo wayo, cyavuga ati uyu muntu reka ngarura uriya mugabo we. Ishobora kumwica cyangwa se ikamugarura, ni ibintu bibiri byose bishoboka. Iyo rero imugaruye bigenda gute? Iyo imugaruye byanze bikunze, shitani niho hantu urumva abana baba bumvikana na nyina, bumvira nyina ababyeyi bose. Shitani ahita ava kuri uwo muntu, kuko muba mumutwaye, ahita yataka n'undi abana iyo basanzwe bahagaze neza, nabwo shitani irongera ikayoyoka ikagenda. Ikintu nshatse kuvuga hano ni iki? Niba ni nk'inama njye nshaka gutanga, niba mujyanye ikibazo n'umuntu mu rugo iwawe, mureke kwitana ba mwana, mureke kugira ute, mubanze Bibiliya imbere, mubanze uwo mwamenye imbere, kuko Imana ishobora ibintu byose
ishobora ibintu byose, nta kiriho cyose, ikintu cyose kiriho kuri iyi si, yewe n'ikuzimu ikanaho mashyire, byose biri mu mugambi w'Imana, kuko Imana ntabwo yari buze kubivanaho, yewe nta nubwo twayitesha umutwe, nta nubwo twatesha Imana umutwe, reka ntacyo turi cyo, yatuvanaho ikatuvanaho, ariko nuko twese turi mu mugambi wayo. Hari igihe birababaza kuramya umuntu utazi ko urimo kumuramya. Buriya nkunda kubivuga, shitani ashobora kuba aramya Imana nawe atababizi ko arimo kumuramya, kuyiramya igakorera Imana itabizi, kuko ibyinshi shitani ateza abantu ngo badukorere, niho hantu hava amashimwe y'Imana, niho harimo amashimwe y'Imana. Rero shitani ashobora kuba atabizi, ashobora kuba atabizi, kuko Imana ntiyari inaniwe ko kuki se yarindira uwo munsi w'imperuka kugira ngo aribwo izamurimbura, aribwo azashya, n'isaha ye akaba yamurimbuye n'isaha. Hari impamvu, iyo mpamvu rero nuko shitani iracyari mu mugambi w'Imana, iracyari mu mugambi w'Imana. Hari umuntu wabajije Yesu, sinibuka neza uwo ari we, aramubaza ngo ese uriya muntu ko niba ari uko atabona, sinzi ukuntu, ndumva ari kuri uwo muntu, ati ko atabona, ati se ni ababyeyi be bakoze icyaha? Sinzi abantu babajije Yesu nyine, ati ni ababyeyi be bakoze icyaha, ese byagenze gutya na gutya? Yarabasubije ngo hoya, nta cyaha yigeze akora, ndetse n'ababyeyi be nta cyaha bakoze, ahubwo no kugira ngo umugambi w'Imana usohoreze muri we, umurimo w'Imana werekanirwa muri we, sibyo? Mu by'ukuri ni ikintu urumva ko kuba icyo kintu cyaraje, hari ibintu bitubaho twe tukagira ngo nuko Imana itwanga, hari ibintu Imana yemera ko bitubaho, yemerera shitani. Ndabaha n'urundi rugero, igihe Yesu yarimo kugeragezwa na shitani, mu by'ukuri yaramugerageje. Reka mbahe urugero rwumvikana. Yobu, shitani yabwiye Imana ati uriya muntu mungabize. Imana yavuga ati ndamukugabije, ariko icyo naguhaye n'ubugingo bwe, iramumugabiza. Murabizi amateka ye, imutwara ibintu byose, imutwara ibiki. Kuki Imana se yabyemeye? Nuko yaba izi ko shitani aturushya, yari kutumukubita akamuvanaho, ariko nuko ibyo yakoze byose shitani, ibyo yakoze byavuyemo ishimwe ry'Imana, rivamo kureba kwihangana k'umukiranutsi. Hari ibyo shitani akora natwe bitugira akamaro, havamo kureba kwihangana kwawe, ariko ntibagiwe ko Imana nayo niba yabigizemo uruhare, kuko Imana iraza ikaguforoma, ikaguha kwihangana kurenze kwa kundi umuntu yatekereza. Urumva, niba ngaho turebe, niba umuntu nka Yobu yambaye inyama n'amaraso, murabizi ibibembe ukuntu biryana, kwishima akishimisha kugera aho yishimisha urujyo, ibyo byose ni ibintu bikomeye cyane cyane, ariko akagira akihangana agakomeza kunamba ku Mana ye, kugeza naho umugore we amubwiye ati ihakana Imana. Umugore we babana, nuko yabonaga ko byarenze igipimo, ariko Yobu akomeza kunamba ku Mana ye, aravuga ati oya, sinakwihakana Imana. Mu kuboko kw'Imana havamo ibyiza, nihavamo ibibi ntabwo aribwo tuzayanga, ntabwo aribwo tuzayivaho, kuko yaramaze gusobanukirwa Imana iyo ariyo, amana no gusobanukirwa shitani uko akora. Ni ukuvuga, iyo Imana atanze uburenganzira, cyangwa iyo ubona ikintu kikubaho, ntugire ngo kiraje kikwice. Hari ijambo nkunda kuvuga ngo birakomeye ariko birashoboka, ushobora kujya mu kigeragezo gikomeye, ariko humura ntabwo kizakwica. Ushobora kuba urimo kugeragezwa, cyangwa se Imana irimo kureba uko uhagaze. Hari abantu bajya basaba ubutunzi cyangwa se ibintu by'amamodoka, Imana ikaba itarabibaha, ntugire ngo hari impamvu. Ishobora kubiguha uyu munsi, ikabigucanyeho, ikabira kwishe. Hari igipimo muri utarageraho. Niba Imana yarakwemereye ikintu, komeza ugisengere, ukomeze noneho wiyegereze n'Imana cyane. Hari impamvu utarakigeraho, kuko ushobora kuyisaha none kikaba aricyo kikwica, kandi kikwishe yabiguhombye. Kandi Imana iravuga ngo aho kugira ngo ihombe umuntu iraduhombya, aho kugira ngo iguhombye yaguhomba, aho kugira ngo iguhombe yaguhombya, ariko wowe ukaguma uri uwo nguwo, kuko Imana niyo ibifite ibintu byose. Rero nshuti bavandimwe, ndumva
ijambo ryanjye nawe rifite ari iryo, icyiza nanjye nakumva nakora nuko mbere y'ibindi byose twajya tumenya ikintu turimo kurwana nacyo, ntitwihutire kugira ute, ntitwihutire guca urubanza, ntitwihutire gutongana, ntitwihutire kugira ute, kuko shitani nawe abarekereje aho ngaho. Ariko iyo wamuvumbuye ko ari we urimo gukora ibyo kintu, iyo wamuvumbuye ko ari urimo kukurwanya, iyo wamuvumbuye ko ari ugushakira ikibi, mu by'ukuri hari igihe uba urimo nko mu rugo ukabona umugore n'umugabo bakoze divorce, baratandukanye, umwe agiye ukwe undi agiye ukwe, bamara gutandukana ukabona amahoro araje noneho batangiye kurugereka ati iyo mbimenye. Nta kindi nuko batabanje gushishoza, nuko batabanje kumenya ikintu barimo kurwana nacyo ngo bamenye n'uwo bamenye, bamuha agaciro ko ashobora kurwanya icyo kintu, uwo muntu n'ikintu yateje. Rero ni byiza ko umuntu abanza gushishoza. Nawe mugabo, iyi saha bishobora kuba birimo kukubaho, cyangwa wa mugore we, iyi saha bishobora kuba birimo kukubaho, ukaba ufite umugabo ubona ari uko bimeze, ubona nta kintu, nta garuriro wagarura, ukaba ufite umugore ubona ko nta garuriro wagarura, ukumva ko mbese ari ibyo ngibyo bye. Reka nkubwire ndagira ngo utangarize ko menya shitani uko akora, mumenye nuko mumugenza, nuko mumutwara, nuko mumugira ute. Numara kumumenya ntabwo icyo kintu kizongera kukubaho. Ndakwinginze bamaso, ushobora kuba wari ugiye gusenya urugo rwawe, ushobora kuba wari ugiye kugira byinshi, nyamara akenshi ugasanga ni wowe byose biturukaho, kubera utabanje kureba, utarebye kure, utabanje kureba icyo urimo kurwana nacyo, utabanje kureba guha agaciro n'uwo wamenye ko ashobora icyo kintu byose kabishobora. Bamaso kandi ndagusengera, kandi Imana hari ikikora. Nta sengesho ry'umunyagara ribaho, ntibishoboka ngo nta muntu ujya usenga kina, ntibishoboka niwe wasenga amasegonda 2, niwe wasenga iminota 2, niwe wasenga pfa ko gusa wasenze, Imana irabyumva. Hari indirimbo ikunda kuvuga ngo itinda agakorasi, itinda kudutabara ataruko yabuze, ni indirimbo ya itinda kuturengera ataruko ibuze ubushobozi, isaha y'Imana ikorera ku gihe, ngo isubize uko ishaka nawe uyitegeka. Haleluya. Undi muntu ejo bundi aratubwira, umuntu aratwigisha aravuga ngo ariko muzi ko, ngo twese tuzi ko Yesu yapfuye kubera ibyaha byacu, ariko Yesu yishwe n'Imana ubwe, ni Imana yamwishe, kuko twebwe nta kintu kwari kugiye gushyiramo Yesu ngo ngwino twice, kuko na Yesu nta nubwo yabitekereje ngo reka ngende gutya. Imana niyo yavuze ati ninde muntu natuma gucungura bari abantu, ninde muntu natuma, ninde natuma ajye gucungura bari abantu. Ni impuhwe. Yesu yapfuye ku mpuhwe z'Imana, ni impuhwe z'Imana, ni Imana yatugiriye impuhwe, kuko iyo ibishaka ntaba yaranapfuye, ntacyo kwaye kumukoraho, nta kintu na kimwe kwaye kumukoraho. Ibyaha byacu biratureba, nibo twaba twarabikoze, nibiratureba nyine ngo twarabikoze. Ariko Yesu agira ute, aravuga ati ninde muntu wajya gucungura bari abantu. Haleluya. Bagenzi, mujye muha agaciro amaraso ari amaraso, biragoye. Akenshi nkunda kubwira abantu, cyangwa ariko namwe mitembe babwira, nk'ubu abantu dusenga turimo kurebwa, murimo kundeba hano kuri kamera, musenga mwizeye, Yesu isaha ya none habayeho nk'imperuka n'urugero, bakaza bakavuga ati niba ukomeza kwemera Yesu tugenda tugukata bikagingo. Ese wakomeza ukemera, wakomeza ukamutsimbararaho nk'uko Yobu yamutsimbarayeho paka umugore we nawe akava kwizima akamubwira ngo ihakane, agakomeza kumutsimbararaho. Abagabo, imbaraga zacu nyinshi cyane zishira ku bagore, abagore baradushobora, ariko ibaze noneho imbaraga Yobu yari yambaye kugeza umugore we amubwiye ngo mwitakane uriya muntu, yo bakabyanga. Nshuti yanjye, ntabwo ari ikintu cyiza, ikintu navuga, tube maso kuko tutazi umunsi n'igihe Yesu azazira. Birashoboka ko n'ubu ngubu yaza, birashoboka ko n'ejo yaza, birashoboka ko na ryari yaza, ntabwo tubizi. Twese duharanira iherezo ryiza, kuko abantu barapfa bakibagirana,
uba wari umuntu w'umusitari ukaba ugahitinga wamara gupfa ibintu bikumva ntumenye ko wanabayeho. Biba byiza ko tubanza tukitekerezaho tukamenya amaraso Yesu yaje kuducungura. Ntabwo nakubwira ngo witangire umugore wawe cyangwa umugabo wawe, nzi ko byakugora cyane, ariko ufata noneho uriya mugabo waje kutwitangira twese, ntabwo tumuzi, ntacyo yaducaga, twari twakoze ibyaha byacu, niko twari kwicagagura tukagira gutya na gutya kugira ngo tubabarirwe, ariko nta muntu ugeze wicagagura na rimwe. Yesu araza araducungura, tubonye ubugingo nk'iyi saha nonaha. Rero mureke tubusigasire, tumwereke ko atakoreye ubusa, tumwereke ko intumwa yatumye ari we Yesu Kristo ko yatugezeho kandi twayihaye agaciro, tazongera bikatubaho ugasanga noneho bibaye too much cyane. Rero isaha nonaha icyo nababwira ndimo gusoza, ariko icyo nababwira, tube maso, mbe maso njyewe nawe ube maso, kuko ejo n'ejo bundi ntabwo tuzi igihe uko bizaba bimeze. Ikindi kintu gatoya nshaka kuvugaho, nigeze kwibaza ku kintu cy'abadayimoni. Navuga nti Yesu ko yavuye mu ijuru, ko tubwira ko yavuye mu ijuru, abadayimoni bo bavuye none nza kwibaza, ndavuga nti shitani ko nzi ko atarema, shitani ntarema, nibaza hano abadayimoni bavuye haranyobera. Ariko kuba bagihumeka, kuba baza no mu isi, ntago ari imbaraga zabo. Kuba baza no mu isi bikemera si imbaraga zabo, ahubwo nuko hari umugambi w'Imana, hari umugambi w'Imana ukibariho, hari umugambi w'Imana ukibariho. Inshuti rero, ndumva nta byinshi nshaka gukomeza kuvuga, ndumva ibyo bihagije, ariko icyo nababwira, mureke tube maso, mureke tureke gutentebuka. Abantu baratentebutse muri iyi minsi, abantu baratentebutse cyane, abantu barumva kwa kwizera. Hari n'igihe umuntu asaba ibihe yari afite mbere, kubera igihe turimo, uko igihe kigenda ni nako gutentebuka kurimo kugenda kubuza kwinshi. Umuntu akifuza bya bihe bya mbere, ariko akabura n'imbaraga, kubera ibiza by'inzaduka ni byinshi, ibiza bikagira ute ni byinshi. Ariko reka mbabwire inshuti yanjye, dusenge turi seriye. Nuyumva ugiye gusenga, wumve ko uhamanye n'Imana yawe, numve ko urimo gukina, numve ko hari undi muntu, wumve ko Yesu ari imbere yawe, wumve ko ari hafi yawe, urimo kumubwira nk'umuntu urimo kubwira gutya. Ndakubwiza ukuri, Yesu hari icyo azakora, sibyo? Yesu yanyubakiye urugo, ntako atakoze, kuko aho nabibonaga njyewe nahoze mvuga ko mu bwana bwanjye numvaga ko ntazanashaka, nabonaga ingero z'ingo nyinshi ukuntu zimeze, nkabona ni danje, ariko nza kuvuga ati byashoboka. Rya jambo nabanje kubabwira nabo bwa mbere, mbabwira ati birakomeye ariko birashoboka, nubwo bikomeye ariko meze mwongere. Rero nsoreje hano, naho butaha, murakoze cyane, ciao.